nongeye kuguha ikaze inshuti mukunzi tugenda tubana mu biganiro byinshi bigiye bitandukanye bisanzwe ni Ranger the top tiger and this entertainment kabisa nkuko mubizi murabizi ngenda mbagezaho ibiganiro byiza kandi bigezweho. Uyu munsi twari tugiye kuza muri kino kiganiro ku bufatanye na Iris Rwanda ndetse na KTTV. Ushobora kunyarukira rwose ugakora subscribe ugakora share ndetse na comment ku biganiro byabo byiza bigiye bigezweho. By'umwihariko ndaza kwisegura abantu bari kugenda bambaza show bari bamaze iminsi batari kubona na akantu gatoya cyane kabayemo gusa kagiye gukemuka. Nkuko mubibona uyu munsi twabazaniye umukobwa usa neza, ngira ngo muri kwibona. Uramutse umurebye ushobora guhita wibaza uti se noneho tugiye kuganira kuki. Uyu mukobwa bamwita Inshuti Bert, ariko uwe ubwe ku giti cyaraza kubibibwirira. Tumuhaye ikaze muri kino kiganiro. Uyu mugiye kubana nawe si wamwumvishe se? Ni Ranger baramuzi, we ntago warunzi. Nari nkoze. Ya. Ushobora gutangira wibwira abadukurikiye by'umwihariko amazina yawe. Amazina imirimo yawe. Okay. Amazina yanjye ni Berta Inshuti. Ndu makeup artist. Nkora makeup. Yego. Nkaba nkoresha Berta Stitch kuri Instagram. Berta Stitch kuri Instagram. Ego aho niho tubarizwa. Izindi ahandi hantu wadusanga wa inbox yacu kanyandikira kuri mfite personal account ya Berta Inshuti cyangwa se iBerta. Nkagira na Twitter nitwa Inshuti. Kuri buretse gato yarakantu kanchatse kuri Instagram ugira private account na public account. Mfite personal account nkagira na account y'akazi. Hose ushobora kunsanga uramutse ugiye kunshaka. Ibyo bintu nago bijya bituma rimwe na rimwe hari abantu bayobane bakubone. Oya ntago byatuma batambona kubera ko niba ashaka kuba yavuga agiye kunyandikira akanyandikira kuri iBerta iyo personal account yanjye still ndaza kubibona. Nanyandikira kuri Berta Stitch ndaza kubibona. Berta Stitch akamaro kayo no kugira ngo nkireho ibyo nkora umuntu ashobora kuba yajya kubibonaho. No iBerta as personal account niyo kugira ngo ngewe ubwanjye nanjye nkoresha Instagram. Ngira ngo nanjye merutse kukubona bamwe mu bakobwa wari uherutse gutera makeup bitabira irushanwa basa neza. Rimwe na rimwe ngo biriya bintu ariko rimwe na rimwe ngo bijya bihindura abantu ugasanga hari umusore ushobora kwibeshya ku mukobwa ugendeye kuri biriya bintu wakoze. Oya bijya bibaho ahubwo abantu nibo bibeshye cyangwa abo basore nibo bibeshye. Umukobwa wese ni mwiza. Umukobwa wese ni mwiza gute wajya umbabaza. Uza akamaro ka makeup ku muntu. Ntago makeup izana ubwiza ahubwo exposing ubwiza. Icyo umuntu asanzwe afite yo iracyerekana. Kwari amwe mu mavideo menshi njya mbona kuri TikTok cyangwa se hagiye hatandukanye ugasanga umuntu n'umucecuru bamugize inkumi. Nagara kumugira inkumi ahubwo mwebwe hari ukuntu mubona mukavuga ati uyu muntu ni mubi ariko mu by'ukuri aba ari mwiza. Noneho makeup ziza zije kwerekana bwa bwiza bwe kakantu mutari kubona ya defo mwebwe mubona. Umuntu w'umucecuru ataye ubwiza twongera tukabona yabaye mwiza. Ngiye mbarira uratuma dukora deba kuri bino bintu. Okay wenda ikintu navuga zabazongeraho ukongera smoothness y'uruhu. Uruhu rukoroha. Okay ntago byahindura shape y'umuntu. Shape yo ntago yahinduka. Yeah. Reka dufate wenda urugero nk'uno muhungu uri kudufilima sibyo nanjye mbiziho gake ariko ni gake cyane iby'amafoto retouch. Ego sanga umuntu yakoze retouch nziza, umuntu yabaye icyuma. Rimwe na rimwe muri no minsi umuntu yakubwiye uti unyohereza ifoto ukamwohereza ifoto uti se wanyohereje ifoto y'aka kanya ngo selfie sijibona. Ndabibona. Asa abakobwa bose ni inzobe. Abakobwa bose ntago ari inzobe ariko mu ijana ku ijana bateye makeup umukobwa wese nta binze. Iyo dutera makeup tugendera ku ruhu rw'umuntu. Yeah. Uko nasanzwe asa. Rero no kuvuga ngo niba yiraburaga uramusiga makeup z'abantu birabura, niba ari inzobe uramusiga makeup z'abantu b'inzobe. No mpamvu nkubwira ko ntago tugiye guhindura umuntu ngo ari inzobe tumugira igikara, wari igikara tumugira inzobe ahubwo twebwe tuje kwerekana bwa bwiza yari afite.
Okay, noneho sasa ngira ngo twaba turi muri introduction y'ikiganiro naga ikiganiro cyatangiye ubu nibwo dutangiye. Reka twinjire byimbitse mu byerekeranye n'ubwiza kuko ni kimwe mu bintu bigezweho, ni kimwe mu bintu bifitiye agaciro urubyiruko muri no minsi, ni kimwe mu bintu abantu bari gukoresha bagahindura ibintu byinshi kuko byanze bikunze ni ibintu uri gukora, ndatekereza yuko bishobora kuba byaratangiye no kuguhereza amafaranga. Ndibeshye cyangwa nibyo? Ntago wibeshye. Ntago nibeshye kuko uyu munsi njya numva ngo abona makeup z'ibihumbi 200, babona makeup z'ibihumbi 800. Uyu munsi rero nabazaniye umuntu kugira ngo aze kubidusobanurira by'umwihariko, aze kudutandukaniriza izo makeup. Numvishe ngafite ubwoko bubiri bwa makeup kubira byo bakoresha bari gukina n'amafilimi n'abashumisha. Okay, hari zo twakita ziteye ubwoba. Nk'izo twebwe tubona, okay, tureba amafilme tukabona umuntu afite igisebe, umuntu bamutemye, umuntu bamurashe, tukibaza se koko nibyo birashoboka ko umuntu bamurasa then filme yarangira umuntu akongera akaba muzima amaze gukina filme. Ugasanga umuntu yapfuye muri filme imwe, ugasanga umuntu yapfuye afite ibisebe nyine bamukase ijosi, ariko sikibaza byagenze gute. Nese arakomeza icyo gisebe kandi yakinye movie yemera igisebe kubera amafaranga. Ushobora kunera makeup agatona ijosi ryanjye ryavuye. Ubwo rero icyo twega dukora bwa muri makeup zacu dukora ibyo bisebe. Mukora ibyo bisebe? Ego, mu by'ukuri ntago umuntu baba bamukase nyine like ngo okay ni makeup. Izo ni makeup tuba twakoze. Ikintu ndi bugusabe, nigeze kubona waje igikapu kinini, ikintu cyonyine ndibuze kugusaba, ndaza kukubaza ibikoresho bya makeup ugenda ubidusobanura nabyo tubibona. Genda kwinginze. Okay, ubwo turaza kugira n'umwanya wo kwerekana izo makeup. Uraza kuzerekana nyuma, ariko ibikoresho ngiye urabinyereka muri kino kiganiro, sibyo? Banze ndebe makeup uri bunere, nibenda nanjye baze kunshyiraho kamera ijosi ryanjye batabona ryavuyeho. Kuri ndabigukorera. Ndabigukorera pe. Atamutaza kugira ngo napfuye ndabamare. Ndaza kubigukorera kandi uko ngo kubinsezeranya. For sure. Ya, kugira ngo nyine twe barakuze ukuntu usanzwe meze, barakuze ukuntu usanzwe meze. Ubwo ndaza kwereka kugira ngo noneho babyemere. Reka tugaruke kuri value y'agaciro ka makeup uyu munsi ku muntu uyikora. Makeup ni source of income niko nabyita. Umuntu wize business ashobora kujya rwose akajya kuvuta agashora muri makeup. Yashora cyane, harimo amafaranga menshi cyane, iterambere riri kwihuta. Turi kugendana n'ibintu byiza kandi bigezweho. Ni kuvuga ngo makeup nazo zirakenewe. Zikenewe gute? Ego. Dufite like music industry cyane. Yego. Dufite uruganda rwa cinema cyane. Muri ibyo byose dukeneye makeup. Filime zirakinwa, abantu bakeneye gusa neza, bari gukina filime ziteye ubwoba, bari gukina filime z'imirwano sanzwe tubona. Mu by'ukuri niba hari umurwano turizera no gukomereka birazamo. Si umuntu yakomereka gute? Turamubona umutwe se? Iriya migeri batera diregiti kuri kamera umuntu agahita akomereka, uhita umusiga makeup direct nicyo cyose wibaza. Icyo gihe okay, bikurikiranwa n'abantu bakora directing iyo movie cyangwa bari gukora. Najyaga numva ngo babasiga sauce tomate. Niko abantu benshi babitekereza. Abantu benshi batekereza ko sauce tomate ngo bagashyiramo utuzi ducyangwa bagahita gukubita. Abantu niko babitekereza, ariko mu by'ukuri hari behind the scene yo kugira ngo ibyo bintu umuntu agira icyo gisebe, kandi ni n'akazi gakomeye cyane, ariko kazi dukora. Nanone ikindi kintu navuga makeup z'ukuntu zikenewe muri kino gihugu tugendeye ku iterambere ryacu. Abahanzi barazikoresha, birumvikana mu mavideo, abasitari bose, n'abahanzi gusa, abasitari bose n'abantu bose muri rusange. Abantu bakeneye gusa neza. Umuntu akirirwa mu mirimo yiwe yajya kugenda se ngiye mu bantu nanjye nkeneye gusa neza, mu by'ukuri ugasa neza nawe ukajya mu bandi bantu cyane. Okay, noneho ubu ngubu sasa nk'umuntu ukunda gukurikirana ibiganiro byanjye, sibyo? Ashobora guhita ambaza kino kibazo, ati wenda uwo mukobwa mbabara umumbarize ko kugeza uyu munota narumva neza uburyo ki makeup nashobora kugira igitekerezo mu gitondo mvuga uti ngiye gushinga iduka ryo gukora makeup gusa, kubera yuko turacyafite ahantu henshi cyane hataratera imbere, batarumva valeri yo gukoresha makeup. Turacyafite abakobwa benshi cyane atatinyuka kugwereza n'inoti y'igihumbi yo ngo umutere makeup. Ibyo bintu uwo muntu ushaka kumusubiza.
uwo muntu ikintu cya mbere ubundi umuntu agomba kureba yagiye gukora business areba isoko. Areba isoko isoko ni ukuvuga ngo wowe urareba ahantu hari abakiriya. nk'ubu nkanjye ngiye gutangira ntabwo nashyira saro yanjye mu gataraga hariya mu cyaro hasi. Oya rijyana mu mujyi. kuki wumva noneho ushobora kuyizana hano? Ahangaha naho hari gutera imbere. Ureba hahano makeup akenshi ihabwa agaciro n'abantu banavuga bari civilize. Abantu bumva makeup ubundi bimaze iki. Abo bantu rero ni ugenda uri gushaka. Iryo ni ryo soko ryawe. Wa muntu uzemera gutanga amafaranga yo kujya gukoresha makeup ntabwo uzajya mu cyaro hasi ngo bagiye gukora makeup. Yego abageni baba barabikenera ariko nayo ni special occasion, ntabwo ari ibintu bihoraho. Rero ureba isoko, ureba ahantu hari gutera imbere. Niyo mpamvu nakubwiraga cyagiye ko turi gutera imbere, igihugu kiri gutera imbere, dukeneye makeup tugendeye ku iterambere ryacu. Niyo mpamvu nujya gukora iyo business urareba ahantu hari abakiriya bakunda makeup, ahantu hari gutera imbere ni naho hari usanga abantu bari civilize. Rero nko Musanze mu mujyi nahangaha already hari kugenda hatera imbere. Ni kuvuga ngo aho naho hari abakiriya bawe nibo ugomba kureba. Uyu munsi hari umwe mu bantu mwakuriye mu ikaritsiye imwe akuzi fresh, ariko twebwe ntabwo tukuzi no bwa mbere tukubonye, sibyo? Sinzi nimba ushobora kutwihanganira ukaduciramo muri background yawe y'igihe cyashize kugira ngo twumve uburyo ki ushobora kuba warageze kuri level yo gutekereza gukora makeup n'ahantu wabikuye n'icyo wabyigiyeho. Noneho nurangiza uhite unandukanyiriza ibiciro bya makeup, kuko icyo kintu cyo kibiciro ndaza kugitinda kuko hari abantu bakosha kakubwira tuziko nkeneye ka makeup. Tugendeye kuri background yanjye ubwo ndashyiramo famiye ibintu byose. Yego uri umwana wa kera. Okay. Mu rugo ni Kigali, Kimihurura mu Rugando. Kigali nako ntazi makeup barakubeshye. Ntabwo navukiye Kigali kameme. Ntabwo navukiye Kigali. Ntabwo navukiye Kigali njyewe. Ego. Ndakavuga ngo navukiye mu Mutara. Tuza kwimukira Kigali. Nari nyiri muto. Wavukiye Kigali. Ngo ndavukiye. Haba narize secondaire narayirangije. Ndangije na kaminuza. Kaminuza nayo ndayirangije uyu mwaka. Wiga ibiki? Ndayirangiza uyu mwaka. Wiga ibiki? Niga crop production. Kabisa noneho ibijumba tugiye kubikubita makeup. Ibijumba ibitoki nabyo turabivumbura. Niga crop production muri za y'isoko. Urumva ko ibintu wiga n'ibintu uri gukora bihabanye neza n'ibintu nyine tu. Abantu bakunda no kubimbaza. Niko tubuza ubuhinzi na makeup. Abantu benshi barabimbaza cyane naho natanze interview. Gute wambara bote ukajya mu murimo ugafata isuku gahinga? Akuzi ko ashobora ko hari abantu batazi neza yuko mubikora. Turabikora. Tujya mu murima twambara bote rwose. Uzi ikosa rya mbere ribaho. Abantu bumva ko umuhinzi ari wa muntu usa nabi. Cyo nicyo kintu cya mbere kibaho nabonye. Umuhinzi ntago ari umuntu usa nabi. Kuba uri umuhinzi nawe ubwawe ubyiyumvamo ko uri umuhinzi ntabwo bivuze ko ugiye gusa nabi. N'abantu babyitaho, abantu bakora ubwo buhinzi nabo ubwabo mu mutwe wabo bishyizemo ko ari abantu b'abaturage. Ntabwo ari abaturage. Njye nabibwira papa wanjye akunda kubimbwira, akambwira ese kuki wowe wisize makeup umuhinzi yisiga makeup, ese kusiga inzara umuhinzi asiga inzara. Bamubwira ati guhinga ntabwo ari ugusa nabi. Ese ni impinga nkajyana ibyo bintu nahinze ku isoko, ninde uzishimira kugura ibintu by'umuntu usa nabi? Twari turi mu bihe bya kera abantu batarabadivuta. Yego bakira abaturage niko abantu bazara cyangwa baciritse twita abaturage kuko twese turabaturage. None nyuma yuko ubonye yuko ugiye kuba umuhinzi, noneho ugiye kuba umuhinzi sibyo, ariko mu by'ukuri iyiteho sa neza. Niyo mpamvu navuga ko hari ahantu bihuriye no kuba njyewe amasomo yanjye nyahuza nuko gusiga makeup. Na hari n'irushanwa nigeze kujyamo
bari baravuze ngo dushaka umushinga tuhuze n'ibintu twiga. Icyo gihe nahuje fashion harimo makeup no kwambara mbihuza n'ubuhinzi. Makeup na fashion bihuza n'ubuhinzi. Nabihuje gute? Nararebye ndavuga ese k'abahinzi akenshi baba basa nabi, akenshi duhinga mu cyaro, sibyo? Akenshi duhinga mu cyaro, sibyo? Ikibazo ngo nakibaza wajya mu murima wateye makeup? Ntabwo ujya mu murima wateye makeup, sibyo? Ahubwo ngiye icyo gihe naratekereje ndavuga ese nyuma y'umurima umuhinzi abaye hati, nyuma yo kuva muri uwo murima umuhinzi abaye hati, azaba hati. Umuhinzi akeneye kwambara, umuhinzi akeneye kwisiga, urumva agomba gusa neza nyuma yo kuva mu murima. Ni nkuko nawe wajya mu kazi kawe gasanzwe, umwubatsi urubaka, ariko niba uvuye kubaka urakomeza wambare taburiye, wambare za ngofero mu mutwe, ugenda ni igitiyo. Ugomba guhita usa neza. Okay, noneho sibyo wenda naguciye mu ijambo mbere yuko gatoza kuduhuriza ubuhinzi na makeup, sibyo? Gusa idea yo kugira ngo wige gutera makeup yavuye he? Yavuye kuri ndo wayikuye kuri ndo? Jewe ubundi navuga ko nakoze ndi kaboy, niga muri primaire. Twatuje kwerekana yeraye. Oya, nakuze ndi kaboy. Ngo yakuze ari kaboy. Abantu bita ba kaboy murabazi. Ibintu bya makeup ntanabikozwa. Wakuze uri kaboy muri primaire na secondaire bakwita kaboy? Ntabwo banyitaga kaboy, nuko njye nimere nk'abatipe muri caractère zanjye. Ariko abantu bajyaga babivuga. Oya, okay. Inshuti zanjye nizambwira ati uri umutipe, ntabwo nyine nta makeup nta label nabaga mfite, ariko mu by'ukuri ukuntu naje kubikunda nibyo bitangaje. Ndangije senior 6 ubwo natangiye kwiyumva bo nyine ko ubu nanjye nakuze. Nanjye ubwo nari nakuze. Ubwo umuntu yumva gute ko yakuze? Narakiyumva bo ni ibintu ni process iri mu muntu, ni ibintu byikora, ni lifestyle ko niko nabyita. Wiyumvije ko wakuze? Naje ntangira kumva ko nakiyitaho, ntangira kujya nisiga. Reka tukagarukeho ubundi. Uzasanga kenshi umukobwa akunda kwibuka kenshi cyane ari uko arangije secondaire, ariko ngo bisigaye bitandukanye. Tukumva turi abantu bakuru, ariko nanjye numvaga ko nijya kujya muri kaminuza nyine nzaba nabaye umuntu mukuru. Kenshi baba batangiye no kugutereta icyo gihe. Ako kantu rata. Abenshi baba batangiye guteretwa muri icyo gihe, ugasanga bari muri secondaire. Amuriza na makeup zawe kuko ari ahantu bihuriye. Akenshi iyo tukiga ababyeyi baradukanira cyane. Baradukanira cyane abakobwa. Kaminuza baradukanira. Ariko mu by'ukuri ntago muri kumwe. Ntago muri kumwe. None iyo turi muri secondaire baba bakitwitaho cyane, badufata nk'abana, nawe ukumva uri umwana koko. Noneho warangiza okay, no kwishuri ntiba binemeye no kwisiga makeup. Noneho warangiza ya secondaire ukumva urabohotse, bitamva ubohotse, kavuga ati okay, nanjye kindacyemerewe nakisiga izo makeup. Noneho na wa musore utangiye kujya kuvugisha warangije secondaire, umusore yabonye wakuze nawe ahita yumvamo ko wakuze, sinzi ukuntu ubwo bigenda. Icyo gihe niho ibyo twakita ubwibone cyangwa no kuba bakitaho niho bitangirira. Ubwibone reka tubyite gutya, ariko ntabwo yabyita ubwibone, ntabwo ari ubwibone. Kwiyitaho niho bitangirira. Tukabyita ubwibone muri kino kiganiro. Ntabwo ari ubwibone. None se reka mubaze, avuga uti nyine umuntu amaze kwitinyuka rimwe na rimwe ugasanga mu masegondere ntabwo byemewe, ariko sasa ni nakubaje uti none dusobanurire makeup ku mafaranga. Tugeze makeup ku mafaranga, ko makeup njya numva ngo ziratandukanye, kandi uyu munsi ashobora kuba hari wa muntu wituri iyo ngiye ariko nawe yifuze gukoresha makeup, kandi ugasanga ubushobozi bwe ni buke, kugasanga na babandi bafite amafaranga menshi muba mukeneye nyine kwaka menshi, ariko namwe mukurikije ko bayafite. Cyo kintu nshaka ko ubundi makeup ntabwo abantu bose bagira ibiciro bimwe. Ibiciro biratandukanye bitewe n'umuntu ku giti cye, bitewe n'abakiriya wenda akorera, bitewe n'aho akorera, bizi nk'abacuruzi bose muri rusange. Ahantu bakorera haba hatandukanye, bigatuma ashyiraho igiciro gitandukanye n'icy'abandi. Ntabwo waba ukorera muri chic
umere nk'umuntu uri gukorera hano Byangabo. Ego niyo mpamvu rero buri wese ashyiraho igiciro bitewe n'ahantu akorera na expense zose aba yakoze. Hari umuntu uba ufite abakozi ari buhembe, ibyo nabyo bigasaba ko yakongera igiciro atari ubyikorera wenyine. Abafite saro afite n'abakozi ari buhembe, bigatuma yongera igiciro. Ikindi ni imisoro. Hari abantu badasora, abantu nk'abariya nk'abazunguzayi bose muri rusange. Nawe nagusora kuko makeup yawe ugendana mu gikapu. Ayishuwa none se umuntu ukorera muri ufite saro ntago ajya kuri tele? Ajya kuri tele. Ufite saro? Umukobwa twicaranye n'ubukire ndake. Ufite saro? Okay, ntago ndavuga ngo mfite ahantu hanjye njyenyine ndi kubarizwa, ariko hari saro nkoreramo kandi saro irasora, iyo saro ndayishyura. Yego nishyura iyo saro na saro nayo ikajya gusora. Wowe makeup uca amafaranga ngaho utitaye kuri ibyo byasa, katubari wenda ko hari umuntu waguhamagaye ugiye gukora ubukwe ushaka kumukorera makeup. Umuntu wahamagaye ugiye gukora ubukwe biterwa n'ahantu ari. Hari umuntu Reka tuvuge muri location, nk'umuntu waba uri aha ngaha hano i Musanze. Umuntu waba uri hano i Musanze atandukanye n'umuntu waba uri i Kigali, birumvikana. Niba ndi hano i Musanze nta transport ndi bukenere, ariko mbaye ndi bujye i Kigali na transport ndayishyiraho kuri cya giciro ngiye mba napanze. Nanone ikindi biterwa n'abantu afite. Hari igihe bafite nk'abakobwa benshi, nyine urabizi ko nko kugira ngo uhe umuntu discount nko mu isoko bisanzwe, iyo hashye ibintu byinshi barakugabanyiriza. Bivuga ngo niyo uzanye abakiriya benshi twungukira muri abakiriya benshi, niba ushaka ko tukugabanyiriza igiciro turungukira muri abandi benshi bazanye. Ariko iyo uguze ikintu kuri detail amafaranga bari yandi ntagahinduka, niyo waje uri umwe amafaranga bari yayandi. Nanone bigaterwa na makeup ushaka. Urayavuga yavuze ko nta mukobwa mubi ubaho. Oya, umuntu ufite isura uko yemeze kose amafaranga washyizeho aba ari ayo ngayo, keretse ashatse makeup zihambaye. Okay, none se nyine ariko ntago exact uradirectinga ku mafaranga kandi agusabye amafaranga, kuko uyu munsi hari mushuti wanjye ushobora kuba ufite ubukwe nkamubye uti rero sasa hari umukobwa nabonye uzi gutera makeup neza, ushobora kandi ntago yishyuza menshi mwana ufite abantu yakugirira ukuntu. Ijya hirya kenshi bari ibanga ry'akazi. Bari ibanga ry'akazi. Ni ibanga ry'akazi kubera ko ngo reka nkubwire sibyo, reka tuvuge minimum amafaranga utajya munsi, kuko buriya minimum amafaranga utajya munsi ntangaye. Amafaranga ntajya munsi ni 5,000. Makeup ya make ni 5,000. Nanjye ndayikoresha. Kugukoraho ni 5,000. Wasigatiro gusa nyine dufite uko tubidiringa. Yani byiza nimba ariyo wayiteye ndabona ubizi, kuko sindabona ariko navuze ko nabonye abo wayiteye, nabonye ari byiza. Rwose bafana banjye sinkubeshye, uyu mukobwa nimba ushaka yuko agukoraho rikaka, baratangiye kubona hari umuntu utangira kukubaza ibintu by'izina ukabona utaritera makeup, waje akakubwira uburyo bitera makeup. Abantu bafite kujya kuri date, abantu bafite kujya muri mariage za famille y'umusore, abantu bari gushakisha biyiteho. Abantu bari gushakisha biyiteho. Siko bimeze? Biragoye kubona umugabo muri kino gihe. N'ukuntu bari bibunze. Shaka kuba bibunze ugasanga asabagaho. Ugasanga neza. Hari ugushaka umugabo, hari no gushaka wibunza nk'uko bivuze ubwo ngubwo. Hari umugore Bitandukanye cyane. ubwo ngo waba wibunze ntabwo yaba ari umugabo. Ubwo so umuntu wibunza koko. Abagabo barahigwa. Abagabo barahigwa bakagira abakobwa beza nkamwe bazi no bafite n'umurimo. Ariko none navugira kiza kuba umuntu yakora makeup. Makeup ni akazi kinjiza. Hari umuntu ushaka kubona ukora makeup kavuga uyu muntu afite akazi usuye akora iki. Mu by'ukuri makeup zirimo amafaranga menshi cyane. Iyo wagize amahirwe ukamenya kuba wazikora, abakobwa benshi bifuza ko bamenya gukora makeup. Benshi cyane. Ibyo bafashe ikizi. Kwa ko urumva kuba byo byonyine yagira
yagira uko gushaka gukora makeup ni ukukwereka ko zikenewe barimo nawe none se zirakenewe cyane rero makeup z'amafaranga ku muntu bize ni business yunguka uyu munsi ashobora kuba ari umwana w'umukobwa ushobora kuba witinya sibyo kuba yakora umurimo uri kumva rimwe na rimwe akumva yuko ashobora kuzadependinga kundi muntu uri kunyumva ikibazo cyanjye shobora kuba uyu munsi atinya umurimo akumva yuko azadependinga kundi muntu bibaho urabizi kenshi cyane ariko wowe ufite ikintu uzi sibyo ku buryo udategereje kuzadependinga kuri wa muntu soit ushobora kuzamudependingaho ariko atari byinshi cyane kuko nawe hari ibyo ufite uwo mwana w'umukobwa wamubwira iki turi kugana no ku musozo wa kino kiganiro umwana w'umukobwa ikintu namubwira nko gufeka umurimo bagaca amazi umurimo wose winjiza amafaranga iyo wiyumvishemo ko ushoboye cyambere no kwiyumvamo ko ushoboye ntucirikishe umurimo uwo ari wo wose uwukore igihe wavuga ati makeup ubwo ni akazi karimo amafaranga n'akandi kazi kose kakwinjiriza ufite ubwo bushake bwo kuba wakora uwo murimo ntibashire ku buti bakore ntago wavuga ngo dependinze ku muntu uwo muntu ntago azahora aguha icyo kintu hari n'abadependinga kuba bavuga ati mfite boyfriend yamaye amafaranga cyangwa mfite umugabo yamaye amafaranga ese icyo gihe watayafite azahora yafite se ashobora kuba yafite muri uwo mwanya ariko ejo ashobora kutayagira nawe ushaka icyo ukora kuko ibihe birahinduka ni ukwiteganyiriza ko wagira ikintu ukora kuba wagira none icyo umenya atari ka kazi uvuga ngo ntagakoze ntago nabaho talent impano zirahishurwa hari igihe umuntu afite n'impano akaba atamenya ko ayifite icyo gihe rero nawe iharanira kumenya impano yawe kandi uyibyaza umusaruro ngira ngo rero uri kumva uwo bita inshuti Berta ngira ngo yabaye n'inshuti yacu utari tugutumira so zabyanga ntago nabyanga ntago nabatenguha ntago wadutenguha nongeye kugushimira rero wowe twabanye muri kino kiganiro kuri Ranger Ryan TV ndetse no kubufatanye na Iris Rwanda ndetse na KTTV musaba kugerayo ugakora subscribe guys man iyo ukoze subscribe nkabona bari kuzamuka ndishima bikanera imbaraga zo kuza kubashakira abakobwa b'abahanga bafite ubwenge bashobora kugira ibyo babigisha nk'aba ngaba si wabibonye kandi we nta nubwo urakora subscribe atuze kwikora nubona kino kiganiro cyabaye cyiza araza kubikora nkomeze kukubwira yuko rero uramutse wifuza gukorana natwe imiryango ibifunguye uramutse wifuza ko tukurangira abakobwa bazi gukora makeup dore imiryango irafunguye ushaka kutwandikira abashaka kwiga biremewe uraza tukadiringa bitewe n'igihe ushaka kwiga igihe bashaka kwiga iminsi ingahe hari iminsi 15 iminsi 20 iminsi 30 15 baba bamaze kumenya ibintu byinshi cyane rero duhaye karibu abanyeshuri bashaka kwiga gukora makeup abashaka kubigira business inama turazibagira duhaye karibu abakiriya bacu bose ikaze kandi twizeye kubabona ese umukiriya wawe usibye kuri ziriya mbuga nkoranyambaga watubwiye ubundi buryo ashobora kukubonamo ni ubuhe bushobora kuba public nyine ubundi buryo umukiriya wawe ashobora kukubona ushobora kuba public apart ya social media n'ubu apart ya social media nkorera Kimihurura mu Rwanda ni ukuvuga ngo bemerewe kugushakira kuri ziriya mbuga nkoranyambaga ntabyo kumpamagara okay kuri Instagram hariho nimero y'akazi abyumvishe ubwo ngubwo nagiraga nsaba uburenganzira bwo kuyitanga mujye kuri Instagram yiwe hari nomero y'akazi nongeye kugushimira rero twabanye muri kino kiganiro nkabana ndi kumwe na Kizigenza mu byerekeranye n'amashusho Sami Switch Sami nawe twongeye kugushimira kabisa uri kumva komeza kukubwira yuko wakoze cyane wateze amatwi ndetse ukanareba kino kiganiro ndagushimiye